ese mama uracyajyamye kuko kuri iryo zuba umwana wanjye bagira ngo ngiye anye ngiye gusubira ruriya njye kureba ko nabona ko turabona ko turya kuri uno mugoroba mba ndasanga wa mugore agihara akandanguza urabona nsigaranye dukeya udusa nitwo usigaje noneho rizorakiye ku mugoroba se ubwaho igishoro ntiwayabonye iyo mineke twayirira ako sebi koko wagiye kurya se ubwo birimo koko ama wagiye ubwira bingo koko basa akamenya ubuzima turimo ariko se mwana wanjye koko ubu uracuruza byibura ubona akarubo k'udushyimbo nyine umuntu ari kuvangana insombe zo ndabona abanze no kuzigura zizangiritse ako rafu kujuza ako se mwana yanjye bana banjye koko ndabyara bigoranye asebi wagiye ureka kuko ukareka uzi ukuntu bizazamvunye no kuziramba n'akanyanya kamwe yanze kukampa ase wa mwana we koko akanyanya kamwe niba harimo udufungo dutatu none se uzi ko zitabariye aha umuntu azajya twima imineke atwime n'akanyanya wese njye mba nayiriye ubona njye nayiriye nase nzozi ibintu urabicuruza uvanemo byibura n'utunini twa paracetamol two kuba tunyorohereje umutwe mama sinzi nimba biri bukunde nabi oya ntabwo byagiye ku murongo nk'uko twabitekereza habaye ikihe kibazo urabona hari imbuto twaguze zitinda kutugeraho zirapfa ubwo rero urumva ko izo mbuto ntabwo zatugezeho zapfiriye mu nzira byabaye ngombwa ko tuzijugunya urumva ayo ni amafaranga icyo ni igihombo cyagaragaye aho ngaho sinibaza impamvu uri mugomba kuba mutakurikirana ikintu ku murongo izo imbuto nta mpamvu kugira ngo zirinde kwangirika ubundi urabona mu mashami agiye atandukanye niba hari imodoka zigomba kuzana imbuto ugomba gukurikirana buri kantu kamwe kose ku buryo ubwo ari bwo bwose hanyuma ukavuga uti imodoka yaturutse hariya niba iraturuka na Nyagatare ugakurikirana umushoferi uyitwaye buri kimwe cyose nta n'akantu na kamwe kagomba guhungukirwa turumvikana turi kumvikana umfasha mugeze ukuri aka kazi nukitwaramo nabi utitwaje yuko uri umuhungu wanjye bizakugora turikumvikana oya nanjye ntabwo nafata amafaranga ngo nyidagaduremo uko nshaka ariko nyine ikibazo cyabaye imodoka yapfiriye mu nzira iri kuza bahamagara umukanishi arababeshya atinda kubageraho yahamaze umunsi n'uwo nahamagaye nawe arambwira ngo yagiye i Kigali gukora izindi ubwo imbogamizi ihamara iminsi 2 izo mbuto rero zarangiritse icyo nicyo gihombo urebye naho ibindi byagendaga neza washobora gusaba kwa amafaranga wenda hakaba haboneka icyo kurya ko sinzirimo ndabasha kugura imiti ako byivuze nko ku cyumweru naba nayibonye ariko nta kundi ubwo cyumweru ntagezeyo koko mama nyine wumva kurwara ukanicwa n'inzara ni ikibazo aho kugira ngo rero wicwe n'inzara basi ndashaka uburyo icyo kurya cyo kiboneka pe cyumweru ubwo nziyandayanda ntabwo nzongera kuza kuruhuka ariko imiti bizajya ku cyumweru yabonetse n'ubundi reka nkwereke ahubwo kugira ngo ujye ukomeza urwaye gutya urumva uzajye mu buboyi akoze basi wagiye cyaka bigaseka nkwake ubu urabona mungana gucye yajya mu buboyi ubundi se uvuze ububoyi ndahungabana tekereze ko nababyariye mu buboyi mama ihanganira atabingo jumwe ko se bi wajye umenye ko wabaye umuntu mukuru wase dore kubwira amagambo gatamesha reba wanze ko mu runyanye ngo mece cyangwa umuneke nge uzi ko ari nge wagukuburiye mu cyumba zozi nge rimwe na rimwe hari uzajya usanga nta nahakubuye nge nirwa niyicara ubu nge mba nicaye bana bamwaretse guterana amagambo nzoza akajya kureba niba arabona uturagara byibura tukavanga n'amazi mbere ntararwara najyaga bi nawe nzagwe kano gataro ugenda ujye kuzunguza wumva uko mubivuna abaturage byibura nkabona nayo kubatura mama ibyo guhinga byo byihorere pe ahubwo reka njye gushakisha ibyo bintu ujye ubyura kandi ujye umufata neza nashaka amazi ibintu byose ujye umukorera ku murongo nawe ushaka unsigira urunyanya
ese ubundi wa mugani wahaye musaza wawe Ngahwenda. akaneke kamwe basi atanga mu maso we mama imineke irahenda ugereranyije n'intuza ahubwo reka ngende ku mugoroba turi buze kuvuga njye kureba ko nanabona nicyo turi buze kurarira ndahita nkuhura mwana we mwanzara akajya mu buboyi iyo ntajya mu buboyi ngo nturire ariko ibyo bintu uba urimo guhora uvuga ngewe reka nkubwire hari ibyana by'ibitura sha biriya byana kandi biba byarahaze byiriwe birajya bikadusagurira umva mubwiza ukuri mu bintu byose ugomba kumenya kurikirana akantu ku kandi turikumvikana ndi kukumva ntihazagira akantu na kamwe n'aka umubare ku mubare ingingo ku yindi turumvikana nk'ubutekereza buriya nta modoka arenze kuzipakira ziriya nanasi kugira ngo zirinde kuza zangiritse kuriya byatewe n'iki ziriya nanasi umukozi wari wajyanye n'imodoka niwe wabiteye yaragiye apakira inanasi yasanze basaruye nyinshi aravuga ngo ntabwo arazisiga ubu urimo kureba hano twabwiye ko kwijanisha mu kwezi gushize hasohotse miliyoni 11 n'ibihumbi 450 mu by'ukuri ubu uri kumva ko hajemo ikintu cyamuwaye hajemo uruhombo ibyo ni ibintu ugomba gukurikirana buri kantu ku kandi urumva hasohotse miliyoni 11 n'ibihumbi 450 reba neza ubikurikirane urumva raporo wamaye none ni gute utambwiye yuko hajemo ikibazo cy'uko hari moto zangiritse akazi kaba kanabaye kenshi n'abakozi bari hano kubakurikirana uba usanga nabyo biba bitoroshye ariko nyine mubwiye ko iki gihombo ntabwo kizongera kugaragara nicyo nakwizeza umva rero nkubwire ubu turi mu kwezi kwa 9 turi kumvikana mu kwezi kwa 10 uzongera kuzana ibintu by'ubusanga byo kudakurikirana buri kantu ku kandi uyizera yuko ni utitengura umuhungu wanjye nzakwirukana urumva ujya ko hano hanze hari abana benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi rukeneye akazi kiriya uriya nawe nagiye kwenda hari igihe kandi n'undi sister ufite imineke myiza n'inyanya angurira nta kibazo meze neza cyane uraho ufite imineke myiza n'inyanya nziza n'amafu hari ikibazo abona ufite ibintu byiza n'agasombe n'ijana ntabwo ari menshi nangahe si imineke imineke n'ijana nayo ni ijana rwose umuneke umwe iraryoshye iraryoshye cyane mwana ko uri guhenda se ntabwo ndi guhenda niko tuba twayirangura ni na mitoya uzi ko ntiryoshye ubwo ngubwo iraryoshye ku buryo bukomeye ahubwo wangurira rwose nta kibazo gabanya nyine tugure oya urumva mabuja mba nayiranguye kuri 75 gusa urumva ntagurishije ijana kuko hari ikintu naba ndi gufataho kuko narinzi ko ubu wenda nkinaha imineke ibihendutse oya nta n'ubwo inaha ikunda kwaba ahubwo tujya kuyikura firiya ntago nta hantu kure tujya kuyikura kamfata umwe numva ukuntu imeze umva iraryoshye rwose ahubwo uyiriye ahubwo wese wayimaraho amakuru se amakuru yanjye ni meza ariko watora no ku nyanya nta kibazo wenda se ugiye guteka nka saa sita nsa nta mvirope mfite nta n'agakapu mbaguze wenda nkajyana mu rugo mu rugo ni hafi ariko wanagaruka mba ndi hano wagaruka ukongera ukaza ugatwara inyanya no ku gasombe ntabwo murajya umuceri iryoshye imineke biraryoshye ariko murajya n'umuceri watwara no ku gasombe nta kibazo urumva nibwo nkubonye ntabwo narinzi ko ukorera inaha uraza kumpa nimero yawe njye nkuhamagara nimero nta telefone mfite ukunda kuba uri hano ariko iyi mba ndi hano ahubwo wowe wagize ukansanga hano kubera ko hano niho nkorera ariko telefone ntayo mfite nta telefone ariko si kubona ko zino nyanya nazo ni nziza si inyanya nazo ni nziza mba naziranguye mu gitondo iyo ni inzara kabisa nanjye umutwe mo hano batusigaye ujya se twagwaye ibiki ni inzara ariko nyine nta kundi yego ejo ngewe na ndozi twari turimo kuganira
turi mu gikoni noneho arambwira ngo ngiyo ari ku muhanda ngabona niba imodoka birimo kugenda byirukanka ndavuga nanjye ahari rimwe nzajya njyayo nagira iserera akazagwa mu imodoka niba atangiye kubona birirukanka buriya ahubwo rimwe nzajyana ase wasigarana nande rimwe reka nzajyane nawe nanjye nje ndeba ibiriya bimodoka gusamana twenda kuba bakire dore amavubi bayabonye twenda kuba bakire amavubi gahamaze igihe kingana iki amakire ngo barimo gusura amavubi ngo barimo gusura ubukire shawe uracyari mu midabagiri iyo wabonye hakushyira ku niho wabuze aho ujya mu baturanyi bakaguha akajumbi wowe akabonye unganya amaci oya ngomba kukurikirana neza ntuzongere kugira ikibazo ni amafaranga tuzongera guhomba bene aka kageni siko bimeze ibyo ugomba kubivuga ugomba kugaragariza ibikorwa ariko n'ubundi papa mba nabigaragaje ahubwo nuko nyine iyo modoka yapfiriye mu nzira bigenda gutyo igihombo kiba giturutseho ese ubundi umuntu witwaye mu by'ukuri yavuze yakubwiye ko iki kibazo cyaturutse hehe urabona moteri yari yapfuye byabaye ngombwa ko duhamagara umukanishi uyifungura urabona kuyikora biba biruhije ubwo rero iyo minsi ibiri yamaze iparitse aho izo nanasi zarangiritse kubera abakanishi bagiye bambeshya ngaraje bikarangira batatugezeho ikosa urumva nanjye ntabwo ari ibyanjye dore rero umwanzuro ngomba kuguhereza turi kumvikana ukora inyandiko buri modoka yose ijya mu karere muri kino gihugu cyacu cyose ahari umusaruro uburyo uza ukagera ku ruganda ugakontorora buri mukozi uko imbuto zifatwa zipakururwa zijyanwa mu bubiko bwazo kugeza ubwo bigera mu mashini ahubwo ndabona uko ngiye nshaka kuzabigenza nshaka kuzajya nigendanya n'imodoka none nigerera kuri seri uzagenda n'imodoka zose imodoka zituruka mu nda mu turere ni nyinshi sibyo ubwo urambwira ngo se uzagenda mu modoka zose ahubwo weho imodoka igomba kugera kuri porotayi urumva ugakurikirana ukareba buri kimwe cyose niba ari inanasi turumvikana niba ari inkeri turumvikana ukareba ati izi modoka zigeze hano hanyuma zapakiwe neza ese ziri gupakurwa neza nta byangiritse birimo aho turi kumwe turumvikana ibintu byo kuzana ubusanga muri kano kazi iyi kampani urimo kubona hano uku kwezi ntabwo ibintu byagenze neza nta kibazo wanagura n'indi ariko nta kibazo urakoze cyane nawe urakoze pe gusa inzara yari inyishe nese ubu ngubu uba wahereye mu gitondo nkumva naje nkaho nabigeze nka saa saba ariko naje mu kanya nka saa tanu ntabwo mpamaze igihe kinini nari mfite imineke myinshi cyane nuko bayiguze ubu se biragenda ukabona inyungu biragenda nyine gake ariko numva ntabwo wabura amafaranga yo kurya wacuruje ngiye mba mbona bikaze mvuye iryiriye izuba ryanyishe ubu se wowe kwigura rigenda mbese ngewe se ko mba narabimenyeye ariko njye nta n'ikizuba rintwara gusa nyine pe imineke yawe iraryoshye ndabona ufite n'ibintu byiza irigo pe nyine umva n'agasombe ubaye rwose umva agasombe nako ushaka wagatwaraho cyangwa se waza kugera mu rugo ukagaruka ujya ubwira n'abandi kubera ko mbwiye ko uba uri hano nzagaruka nje kuguhahira nta kibazo pe urakoze cyane sawa rero nyine uze kubwira n'abandi murajya muhuruti hano hari umukobwa ufite imineke myiza n'inyanya n'amashu kugenda biza uriya mugore ntaba atwaye n'imineke nk'ingahe rero umugore mba nk'umukobwa ariko ntari ko biriraza gushira muze tubahe inyanya nziza cyane ese ko ariko mama ngereka mubwire cya kadogo nicyo ngera kujya kintanga ibyobo ramugina narabuteze ndavuga ngo no mugina n'uwanjye kandi nta wundi muntu ugomba kujya yicaye ibyobo uzajya musinzira se nahagera atabica
nzajya nzinduka. Nijyo uzinduka saa 10. Erega watuzanye tugashyiramo utuzi. Umuntu agashyira ku mashyi umuntu apfa guhuta turiya tuzi. Iminsi mibi kabiri kugenda. Kikambwira ngo ndi umunyacyanya ngo mu cyanya se shaho. Imana ko ariyo nkuru. Aho waba uvuka hose. Ariko umunsi izajya i Kigali. Zagenda yarambwiye ngo hajya habayo n'imbada. Ngo ibintu byitwa imbada ngo biba bikoze ngo nimba ari mu bishyimbo. Noneho ko mbona turyamye hanze ra. Ngo abona yamujyanye mu nzu sinjya no mumenyereye. Turajya uri hanze.